none twashima nuko nk'abayobozi twaranzwe no kudaha agaciro nanone ibihuha bimaze igihe bikwirakwizwa hirya no hino n'abafite imigambi mibi yo gusenya umuryango w'abayisilamu mu Rwanda no guteza amacakubiri mu bayisilamu, ariko abo ngabo imbere tugakora ibikorwa binini kandi byinshi kandi tutavunitse kubera ko tuzaba twabihurije hamwe imbaraga zacu umuryango wacu, kandi twizera yuko nta cyawuhungabanya ndetse nta n'icyawushobora kuko ni umuryango mu by'ukuri w'ubukombe kandi ni umuryango umaze igihe kandi wiyubatse kandi ufite akamaro. Imisigiti ifungwa ingana kuriya, ibisigiti 456 dufite, hafunzwe ibisigiti 323. Ubwo ni ukuvuga ngo bibiri bya gatatu by'imisigiti kuba yarafunzwe biratwereka standard n'urwego imisigiti yaciyeho kuri hasi cyane kugira ngo kigende neza. Ubwo rero ibingibi kugira ngo tubigereho nuko abantu bagira umuco bakawugira gahunda za buri gihe, gukorera ku iteganyabikorwa, gukorera ku mihigo. Nagira ngo mbasabe no muri raporo tubona yuko hari igice kinini cy'ibikorwa biba bitarashyizwe mu iteganyabikorwa, kandi ugasanga ahubwo bamwe ariko bashyira imbaraga ugasanga bari gutana. Nagira ngo mbibutse ba imamu b'uturere, ba imamu b'intara, ibyo turabibashimira cyane. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze man la yashkuru nas, udashimira abantu ntabwo yashimira na Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwiherero ubu tubagira ngo tubatangarize yuko tugiye gukora map y'ahantu hakenewe imisigiti mu gihugu, hanyuma n'umusigiti uhakenewe urwego uriho, ndetse tunamenye ubutaka bwacu hagiye korwa n'ibarura muraza kubibona, hanagaragazwa proposal y'umushinga wa uhakwiriye hagendanye n'ubwo butaka. Ibikorwa baza kutugezaho nuko tugiye kwimakaza imikorere ishingiye ku mihigo. Iyo mihigo rero nako nkubwira ko dufite amarange meza muri Life Paints. Dufitemo amarange meza cyane, amarange ushobora gutera ku nzu ikamera neza, ntabyo kuzana ngo hirya no hino ngo byagize gute. Ni muri Life Paint tukufitiye amarange rero meza kandi y'ubwoko bwose bugiye butandukanye. Duhamagare niba ushaka kurangura cyangwa kugura kuri 078 67 23 053. Nuko nguko bimeze. Nyakubahwa Mufti w'u Rwanda wungirije, nyakubahwa Kadhi w'u Rwanda, nyakubahwa Perezida w'inama y'abashehe, banyakubahwa mugize komite nyobozi ya Rwanda Muslim Community, bagize komite ishinzwe ubugenzuzi bw'imari mu nzego zindi zo ku rwego rw'igihugu, abo turi kumwe ba imamu b'intara, ba imamu b'uturere, abahagarariye ibyiciro bitandukanye, banyakubahwa Mufti wungirije ucyuye igihe n'abandi turi kumwe hano batandukanye. Nagira ngo nyuma yo gushimira Imana mwikizeho kubashimira ku mwanya wanyu mwafashe wo kuza kwitabira iyi nama y'inteko rusange isanzwe isoza umwaka w'ingengo y'imari wa 2024-2025. Rero turashimira Imana ko tumaze uyu mwaka mu nshingano twatorewe twese ko turi hano mu byiciro ndetse no mu nzego zitandukanye. Rero turashimira Imana yuko muri uyu mwaka tumaze, twagira ngo ahanini icyo ndi buvuge ngewe no gushimira cyane by'umwihariko. Turabashimira buri wese aho ahagaze muri uyu mwaka. Rero twaranzwe no gukorana neza ndetse no gufatanya. Ikindi twaranzwe no gukomeza gukorera hamwe, twarinze ubumwe bwacu ndetse n'ubw'abayisilamu ndetse n'umuryango wacu. Hanyuma ikindi twaranzwe no gushyira hamwe imbaraga
zigaragarira mu bikorwa bitandukanye twagiye duhuriramo. Hanyuma ikindi nanone twashima nuko nk'abayobozi twaranzwe no kudaha agaciro nanone ibihuha bimaze igihe bikwirakwizwa hirya no hino n'abafite imigambi mibi yo gusenya umuryango w'abayisilamu mu Rwanda no guteza amacakubiri mu bayisilamu. Ariko abo ngabo ntabwo twabahaye umwanya, twakomeje kubungabunga ubumwe bw'abayisilamu, dukomeza kubungabunga uyu muryango wacu, kandi twizera yuko nta cyawuhungabanya ndetse nta n'icyawushobora, kuko ni umuryango mu by'ukuri w'ubukombe, kandi ni umuryango umaze igihe kandi wiyubatse kandi ufite akamaro. Rero kuwurinda ni inshingano yacu twese no kuwubungabunga ibiba biwugera amajanja byose aho biva bikagera. Icyo rero turakibashimira cyane. Ikindi nanone turashima urukundo n'ubwitange bigaragarira mu buryo dushyigikira ibikorwa by'idini duhamagarirwa hirya no hino. Ibyo rwose uko mwitanga ibitekerezo, umwanya, ibikorwa bigerwaho byose turabibashimira ko mubifitemo uruhare. Buri wese aho ahagaze neza kandi mu bwitange no kwigomwa gukomeye cyane, no gukorera muri kondisiyo zigoye. Ariko ibyo byose kubera ko tuzi icyo dukorera, kubera ko tuzi uwo dukorera, kubera ko tuzi icyo twiteze Imana izaduhembera, ibyo turabibashimira cyane. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti man la yashkuru nas, udashimira abantu ntabwo yashimira na Allah subhanahu wa ta'ala, kuko ibyo tugeraho Imana ibitugezaho ariko ibinyujije mu bantu babigiramo uruhare, bakayabara impamvu zabyo. Turabashimira rero. Muri uyu mwaka nanone twaranzwe n'umurongo twiyemeje wo gukomeza guhuriza hamwe imbaraga z'abayisilamu ku bikorwa bimwe binini, kandi tunitegure yuko muri uyu mwaka wa kabiri noneho bigiye kunozwa kurushaho, kuko buriya muri uyu mwaka ushize hari uburyo tutari twafatisha neza bitewe n'uko yari intangiro wenda ifite umurongo utandukanye n'uwari umenyerewe. Ariko ndahamya yuko muri uyu mwaka wa kabiri twese twitegure yuko tugiye kunoza kurushaho, cyane cyane ikintu cyo guhuriza hamwe imbaraga zacu ku gikorwa kimwe kinini kikarangira tugafata ikindi. Nk'uko rero mwabibonye, urugero cyangwa se modo cyangwa icyitegererezo twafatiraho dufashe umusigiti wo mu Itunda mu karere hano ka Kicukiro, inyuma y'ikibuga cy'indege. Mwawuteye inkunga mu bice bitandukanye mu turere twose. Turabashimira cyane. Uyu musigiti ugeze ku musozo, wubatswe mu mezi, ubungubu ari gukabaka mu mezi 6 atari yarenga. Murumva yuko uyu musigiti uzaba ufite agaciro ka miliyoni 300 aho ngaho. Ni umusigiti mwiza wubatswe n'Abanyarwanda, gushyira hamwe imbaraga zacu, umuganda, abagabo, abagore, urubyiruko, abatungaga ibikoresho. Nagira ngo mbabwire yuko hari yahagaragaye ubufatanye budasanzwe, kandi twese tukigira icyacu. Ni nayo mpamvu tugikoze mu gihe gito. Ubungubu umusigiti uri muri finisage, ubungubu bagiye gushyiramo irangi. Mbere murumva ibindi byararangiye, amashanyarazi yararangiye, plafo yararangiye. Igisigaye ni imirimo yo hanze. Imirimo yo hanze irimo ubwiherero n'imbuga no kuzitunganya. Hanyuma iyo mirimo yo hanze ikaba ari imirimo nayo iri kurangira kugira ngo igikorwa tukitaye. Ubwo rero biragaragaza yuko mu by'ukuri harimo ubufatanye bukomeye cyane. Nkaba ngira ngo mbasabe banyakubahwa tugize inteko rusange, bayimamu b'uturere, bayimamu b'intara, abayobozi mu nzego zo ku rwego rw'igihugu, nagira ngo mbasabe iyi niyo nzira yonyine izadushoboza kuba twatera imbere, tugakora ibikorwa binini kandi byinshi kandi tutavunitse, kubera ko tuzaba twabihurije hamwe imbaraga zacu. Ubwo rero icyo kugira ngo tubigereho birasaba umuntu utireba ngo ahangaha ni iwacu, ngo kubera iki hari oya. Nawe iwanyu nihagerwaho ariho igikorwa kigeze, igihugu cyose nawe kizahahuriza imbaraga zawe kugira ngo kigende neza. Ubwo rero
ibingibi kugira ngo tubigereho nuko abantu bagira umuco bakawugira gahunda za buri gihe, gukorera ku iteganyabikorwa, gukorera ku mihigo. Nagira ngo mbasabe no muri raporo tubona yuko hari igice kinini cy'ibikorwa biba bitarashyizwe mu iteganyabikorwa, kandi ugasanga ahubwo bamwe ariko bashyira imbaraga ugasanga bari gutana. Nagira ngo mbibutse ba imamu b'uturere, ba imamu b'intara, ubundi gukora igikorwa kitateganyijwe, kitari igikorwa cy'ikiza kibaye, ubundi ni icyaha mu mikorere. Ni ukuvuga ngo niba warahize ngo uzakora iki ugahita ujya gukora kiriya, ubundi iyo mikorere ni icyaha mu mikorere, ni amakosa. Ubundi ugomba gushyira imbere iteganyabikorwa. Ni nayo mpamvu ubu ngubu twasabye yuko ubu ngubu iteganyabikorwa tuza kwemeza bagiye kudukoreramo ibitabo mu minsi mike, mu kwezi kumwe bizaba byabagezeho n'ibitabo by'igenamigambi ry'imyaka 5. Mwese mwe kubifite, imama ajye yicura igitabo agifite, akanguke igitabo kiri imbere ye. Ubundi ugomba kuba uri kurota ibihigo iri mu gitabo cyawe. Ibyo utekereza byose ugomba kureba ngo ariko muri aka karere kacu ibyo dufite byemejwe mu iteganyabikorwa ni ibi, ibyo tuzagiramo uruhare ni ibi. Ubuyobozi n'uko ntabwo ari ukubyuka ngo ndakuraho igisenge ngo ndagira gutya, oya, biba bigomba kuba ari ibintu byateguwe. Ubwo twagira ngo tubasabe yuko rwose mureke tugaruke ku iteganyabikorwa, mureke tugaruke kuri iriya nyandiko iba yemejwe. Iriya niyo bazagukoreraho isuzuma. Nagira ngo nababwire ngo bavandimwe bayobozi mu nzego zose, uhereye ku nzego z'igihugu, iz'intara n'umujyi wa Kigali, no ku turere no ku misigiti. Nagira ngo mbabwire yuko kuri uyu mwaka muraza no kubibona mu iteganyabikorwa baza kutugezaho, nuko tugiye kwimakaza imikorere ishingiye ku mihigo. Imana azasinya, hazabaho gahunda zo gusinya. Imana w'intara afite ibyo azasinyira imihigo ye, uw'akarere afite imihigo ye azasinyira, n'ab'imisigiti bafite ibyo bazasinyira imbere y'abayimamu b'uturere twabo. Iyo mihigo rero ni igitabo uzasinya ukagishyiraho umukono mu izina rya komite yawe, hanyuma ubwo icyo ngicyo nicyo kizagishingirwaho mu kugukorera isuzumamikorere no kureba uko ukora. Ubwo rero nagira ngo bakangurire yuko rwose utangire twitoze mbere yo kugira icyo ukora, jya ubanza umenye ngo ahangaha iki ntabwo kiri mu iteganyabikorwa cyangwa kirimo. Nagira ngo ndasabe n'inzego zishinzwe umutungo, bayitura imari n'izindi nzego, muri secretariat executive, muri directorate y'imari n'igenamigambi, abashinzwe kwemeza ibisohoka bisanzwe bikorwa, ariko noneho bongereho imbaraga. Amafaranga azajya asabwa n'agendanye n'igikorwa kiri mu iteganyabikorwa. Ikitarimo kereka ari ikiza cyabaye abantu bakemeranya ngo iki ngiki ni ngombwa, nacyo gisabirwa uburenganzira kigashyirwa ku rutonde. Ubundi tubimenyere, tumenye ngo nta mafaranga azongera gusohoka igihe asabiwe igikorwa kitari mu iteganyabikorwa. Ibyo ngibyo cyangwa usabe bayitura imari rwose ibyumve, izajya ibireba neza, ibicekinge bya bindi byo kubuza ngo amafaranga ngo yaratinze. Urabona, uzajya ubanza mbere yo kuyasaba urebe yuko ari mu gikorwa cyateganyijwe, cyahizwe, ufite kuri gahunda. Ibyo ngibyo nagira ngo rero nayo ndi gushima ibirebana n'uburyo twashyira imbaraga. N'uyu mwaka nawo uza mu byo tuza kwemeza, tuzatangarizwa ngo ibikorwa bigiye gushyirwamo imbaraga, abayisilamu twese tubihurizeho imbaraga, kimwe tukirangiza ikindi gikurikiraho. Bavandimwe bayobozi mugize inteko rusange, uyu mwaka tugitangira inshingano twagize challenge enda nakwita imbogamizi, ariko burya ngo niho bureberwa, kandi burya intwari cyangwa umuyobozi mwiza cyangwa abayobozi beza bagaragarira nyine uko bitwara n'uburyo bivana mu bibazo bagenda bahura nabyo. Ikizamini gikomeye twahuye nacyo ni ikizamini cy'ifungwa ry'imisigiti. Birumvikana kubera ubugenzuzi, kandi ubugenzuzi buba ari ngombwa, iba ari n'inyungu y'abaturage y'abanyarwanda. Ubugenzuzi bukorwa biba biri mu nyungu zo kurebera abaturage, ndetse nk'uko tubyemera ubugenzuzi ibyo bwatweretse biba ari ibintu natwe twagombye kuba ubundi twaribwirije, kuvuga ngo umusigiti ntabwo ufite ubwiherero, bw'abagabo 2, bw'abagore 2, cyangwa bukaba buhari budafite isuku n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibyo ni ibintu natwe twagombye kuba twarakoze. Buriya nanone kuba imisigiti ifungwa ingana kuriya, imisigiti 456 dufite, hafunzwe imisigiti 323. Ubwo ni ukuvuga ngo 2/3 by'imisigiti kuba yarafunzwe biratwereka standard n'urwego imisigiti yaciye uko iri hasi cyane.
niyo mpamvu imisigiti igerageza ntabwo yafunzwe. Impamvu itafunzwe, umusigiti w'Urubavu urugero Jamia ntabwo wafunzwe, Musanze mu mujyi ntabwo wafunzwe, Zabona Trakome wenda Majengo n'ahandi. Bivuga ngo imisigiti icyo nicyo kigero yagombye kubira. Ubwo nkaba mvuga ngo rwose dutangire twitoze n'abafatanyabikorwa batugeraho. Hari igihe umuntu azukavuga ngo bagiye kubaka umusigiti utagira ubwiherero. Ubu ngubu tubagira ngo tubatangarize yuko tugiye gukora map y'ahantu hakenewe imisigiti mu gihugu, hanyuma n'umusigiti uhakenewe urwego uriho, ndetse tunamenye ubutaka bwacu. Hagiye gukorwa n'ibarura muraza kubibona, hanagaragazwa proposal y'umushinga wa uhakwiriye hagendanye n'ubwo butaka. Rero iyo challenge y'ifungwa ry'imisigiti cyabaye ikizamini cyaje imbere yacu tugitangira inshingano namwe mwese. Ariko nagira ngo mbere na mbere banze nshime uko mwabyitwaye, uruhare mwagize mu guhangana n'icyo kibazo no kugishakira ibisubizo. Bavandimwe bayimamu b'uturere, bayimamu b'intara, mu nzego zanyu, abo mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu, mu nzego zo ku rwego rw'igihugu, uburyo mwaranzwe n'ubufatanye no kuzuzanya. Twese turashimira nyakubahwa mufti wungirije uburyo yakurikiranye iki gikorwa, murabizi, abahamagara namwe mutaryama. Nagira ngo mumfashe twese dushimire itsinda ry'abayisilamu n'abayisilamukazi ryashyizweho. Itsinda ryari riyobowe na Hajati Zulfa, ryarimo abavandimwe ba Haji Karinganire Yusufu, ba Haji Abdul, abavandimwe Murenzi Abdallah, turi kumwe hano bari muri audit committee, ariko no muri iryo tsinda naho yararimo n'abandi bavandimwe batandukanye. Dushimira iryo tsinda ryagize akamaro gakomeye cyane. Bashe Daudi nka ushinzwe komisiyo y'imigenzo y'idini n'ibwirizabutumwa, mwagiye kubona bazenguruka hirya no hino baza kureba imisigiti, bahagera hamwe ahandi bakira amakuru, hanyuma barangije bagize uruhare mu kugira ngo imisigiti ibashe kubona ibisabwa. Turabashimira cyane, turashimira ririya tsinda. Mu by'ukuri ibi nabyo biratwereka bwa bufatanye bw'abayisilamu b'ibyiciro bitandukanye n'iyi miyoborere turi kugenda twinjiramo, imiyoborere yo kubaka imbaraga z'abayisilamu b'ibyiciro byose, buri wese akagira uruhare rwe. Nagira ngo mbabwire yuko twafunguye konte yiswe RMC project. Iriya konte kugira ngo mwumve uburyo tugomba gutangira kwimakaza transparency, gukorera mu mucyo. Iriya konte bari abavandimwe twabahayeho ububasha bwo kuba bamenya amakuru, ubahagarariye kuba yamenya ibikorerwa. Hanyuma ikindi, ya konte yashyirwaho amafaranga yo gufasha imisigiti. Amafaranga yasohokaga ririya tsinda nubwo ridasanzwe mu mirimo ya buri munsi mu nshingano, ariko nabo twemeranyije yuko nibo bazemeza isohoka. Ruvuga ngo kugira ngo cash request isinywe, nibo batangaga isoko ryo gusana, barwemeza nibo bavuganaga nabo bakabaha isoko, hanyuma barangiza nibo bemezaga yuko amafaranga asohoka. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo ni imikorere iri mu mucyo kandi imikorere myiza twifuza ko yakongeramo imbaraga zo gukorera mu mucyo. Turabashimira rero. Byarangiye n'ubwo bwitange imisigiti 178 ibashije kubona ibisabwa. Hafunguwemo mikeya kugira ngo 8 gusa, ariko nagira ngo mbaha amakuru meza. Ayo makuru meza ngaha ni amakuru atabaze iminsi 3. Ni amakuru nakiriye kuwa gatanu, n'ubu turi kubikoranaho na nyakubahwa mufti wungirije n'abandi bari kumufasha. Ejo bundi baradusabye ngo dutange imisigiti tubona minini mikuru nibura mu turere twose, ngira ngo mwagiye mubona ubutumwa bashyize kuri groupe mwarayibonye mu turere no mu ntara, kugira ngo badufashe iyo misigiti inshallah mu minsi mikeya bayidufungurire. Ubwo nagira ngo icyo nacyo tukishimire, inshallah ni amakuru meza kandi azadufasha kugira ngo nibura imwe ibashe kuzuza ibisabwa, yujuje ibisabwa ifungure. Hanyuma dufite iri challenge ya kabiri y'abashehe. Nanone nagira ngo icyo ngicyo nk'abagize inteko rusange, iyo mbogamizi nayo muyumve mu rwego rw'amategeko. Twarabiganiriye, amabwiriza twarabahamagaye mu turere n'intara, twaraganiriyeho bihagije, ariko nagira ngo tugisobanure neza. Ni ukuvuga ngo mu bisabwa ubu ngubu guhera mu kwezi kwa gatatu ko amabwiriza asaba amaze umwaka, kugira ngo urusengero rufungurwe, kugira ngo umusigiti ukore, uzaba usabwa kuba ufite umuntu uwuyobora ufite impamyabumenyi ya kaminuza mu bumenyi bw'idini. Ubwo ni ukuvuga ngo nazaba adafite, ubwo ni ukuvuga ngo ni umushehe full ufite bachelor degree, ufite lisansi muri teoloji ya Islam ku birebana n'abayisilamu. Ubwo n'abakristo nabo
uhagarariye urusengero nawe azaba afite ubumenyi mu myemerere yawe. Iryo bwiriza rivuga udafite iyo mpamyabumenyi ya kaminuza azaba afite kaminuza yize mu bundi bumenyi busanzwe, urugero nk'uko dufite hano abize kizungu mu bumenyi butandukanye ko tubyita, ariko akaba yongeraho amahugurwa yakoze mu bumenyi bw'idini mu gihe kitari munsi y'amasaha 1200. Barize ubuganga cyangwa amategeko cyangwa ibindi icungamari n'ibindi, ukaba ufite lisansi ariko ufite amahugurwa y'idini yo mu masaha 1200. Amasaha 1200 ndimo barengona ngo ni 24 hours, ngo ni iminsi 50. Harabona abonye baribara gutyo. Tuba tuvuga units mu byo kwiga muri education ifite uko bibarwa, ariko ubwo hariho n'igeze kubona ko ubwo se iminsi 50 ubona amasaha 28, ubwo ni iminsi 50. Ntabwo yiga amasaha 28, hari standard y'amasaha umuntu yiga. Ariko icyo nshaka kuvuga twarayibaze dusanga ni nk'amezi hagati ya 6 n'9 gutyo ngana. Ubwo rero ubuyobozi bukuru dufatanyije n'abayisilamu batandukanye turabashimira cyane. Tukibona iki kibazo twasanze ari ikibazo gisaba tekinike z'abantu bize iby'uburezi n'abandi bafite ubunararibonye. Twifashisha itsinda ry'abayisilamu abari muri za kaminuza, itsinda ririmo abayisilamu batandukanye n'abayisilamukazi bigisha muri za kaminuza bari mu by'uburezi. Dukora inama nyinshi, tuza rero kugira ngo umwanzuro uvuga ngo ubu dufite inzira ebyiri, dufite igisubizo kirambye, dufite n'igisubizo cyihuse. Igisubizo cyihuse tugiye gushaka, ngira mwabonye tubasaba kwandika abayisilamu n'abayisilamu barangije kaminuza bari tayari kuza guhugurwa kugira ngo bazabe imamu y'imisigiti. Ubu tumaze kwandika abantu 100, ariko hari uturere tutari twazana abantu, kandi ubwo niba utari wazana abantu bavuye iwawe bisobanuye ngo ku misigiti yawe ntabwo uzabona abazaza kwifasha. Ibwo rero twagira ngo twongere tubakangurire nibura mu cyumweru kimwe abatari bazana urwo rutonde baruzane dukurotire, kuko ku itariki ya mbere z'ukwa 8 ubushobozi bw'Imana turashaka kuba twatangiye kwiga. Ubwo twagira ngo tubasabe nibura mu cyumweru kimwe muzana urutonde rw'abayisilamu barangije kaminuza, kandi mubasobanurire yuko amasomo azaba atabangamiye akazi kabo basanzwe bakora. Icyo mugisobanurire neza ko genda tayari ko ndakora bizagenda gute. Muvuge ngo azaba ari amasomo harimo flexibility agendana n'uburyo bw'akazi k'abantu. Ushobora gushyira imbaraga mu weekend n'andi masaha y'umugoroba, ibyo ngibyo bizigwa neza, ntabwo bizabangamira akazi abantu basanzwe bakora. Ariko turashaka abo bantu bave ku misigiti aho batuye, kuko nibyo bizashobora gufasha imisigiti, kandi ashaka kuba akora akazi kandi ariko ari we imamu w'umusigiti. Icyo ngicyo cyumvikane neza. Hanyuma ubwo rero ndagira ngo rwose babwire yuko indi nzira ya kabiri ngo nuko abo turashaka guhugura abo bantu nibura, hanyuma imisigiti ishoboka bazayifashe. Hanyuma ikindi dufite gahunda yo kongera imbaraga mu kohereza babana bacu barangije kuri Institut Islamique, barangije secondaire, bivuga ngo itegeko ntiribemerera yuko bayobora umusigiti. Ubwo rero barasabwa kugira impamyabumenyi ya kaminuza. Ibyo rero nabwo turi kuganira kaminuza zitandukanye mu karere n'izindi ubuvugizi kugira ngo tubone buruse nyinshi twohereze bariya bana nibura niyo zaba Uganda muri kaminuza ya privé, ariko itanga ubumenyi bw'idini na za Nairobi aho abantu bishyura kugira ngo tubone umubare munini. Icyo nacyo tuzagifatanyaho n'abayisilamu bafashije imisigiti kugira ngo ifungurwe ibone ibisabwa byasabaga kashi. Ubu ngubu twemeranyije nabo yuko noneho inkunga zabo bazakomeza kwitanga bigana mu gutegura n'abazayobora ya misigiti bafashije. Ubwo ni ukuvuga ngo bwitange buracyakomeje. Rero muri rusange ndagira ngo rwose mbabwire yuko ariko byose bizarangire dufite kaminuza yacu. Ndagira ngo mbwire ko dufite ibiganiro no buri mugoroba nandi kumwe na muvandimwe Abdallah Murenzi n'abandi twagiranye ibiganiro n'ubuyobozi washinze kaminuza ya UTB Ajat Zulfat. Turamushimira cyane nawe ku bufatanye ndetse n'urukundo agaragaza kugira ngo wadufashe agire umusanzu muri ibi bikorwa. Ibyo biganiro ntabwo ari ubwa mbere, tuhuye kenshi, ariko bigezaho twemeranya yuko izo kaminuza mu kuduhugurira abo bantu cyane nibagiye ku kigo kibabwiraho kugira ngo abo bantu bahugurwe mu bumenyi bw'idini. Itegeko rivuga ngo bagomba kuba bahawe impamyabumenyi iyo certificate na kaminuza yemewe mu rwego rw'amategeko kwitanga ubwo bumenyi bw'idini. Ubwo nubwo ntabwo ari amahugurwa twebwe twakwipangira, ni amahugurwa agomba gutangwa na kaminuza university yemewe. Niyo mpamvu twagiye Uganda
muri Islamic University ni Uganda Imbare, duherukayo mu cyumweru cyashize. Twagiranye ibiganiro twemeranya ko bagiye gufungura hano icyitwa study center. Nukuvuga ngo bagiye gufungura markazu talim izaba ari ya Jamia Islamia muri Uganda, ariko itari ishami bafunguye, ahubwo bohereza abarimu bakaza tukaba twabahaye aho bigishiriza. Ubwo rero Hajati Zulfat yatwemereye yuko icyumba cyaho kwigira zakiduha, urumva n'ahantu hateguwe n'ubundi muri kaminuza. Abarimu bakava Uganda bakaza bagatanga amasomo yabo, bagahura nabo bigisha, aho bishoboka aho bidashoboka hazifashishwa ikoranabuhanga mu kunganira, ariko muri rusange uko niko bizaba bimeze. Hanyuma ariko certificate ikazatangwa na kaminuza ya Kisilamu y'Ubugande, wenda ku bufatanye n'iyo kaminuza yindi izaba yabakiriye UTB. Ubwo ni ubufatanye turimo na Hajati. Ubundi bufatanye rero amakuru meza yandi nabaha, muri iryo tsinda twagiye inama dusanga Hajati atwemerera ko ni kaminuza isanzwe, kuko muri ubu igisubizo kirambye ubundi muri kaminuza yacu. Ubwo ari kaminuza isanzwe ihari UTB inakomeye, ifite n'amashami mu gihugu, Kigali, Rubavu, Majyepfo, murabizi ko ifite henshi. Masha Allah, turanabyishimira kuba dufite abayisilamu bari kuri urwo rwego, ni byiza cyane. Tubasabire n'Imana ishyira baraka mu byo bakora. Hanyuma Hajati nawe none twemeranyije umuyobozi mukuru wa UTB, twemeranyije yuko tuzafatanya gutangiza ishami muri Islamic Studies. Ngo byumvikane, gushinga kaminuza bushya twebwe tuyishingiye kubaka, gushaka inyubako no kuyisabira ibyangombwa n'ibindi byadufata igihe, nubwo ariyo gahunda yacu y'igihe kirekire. Ariko mu buryo bw'igihe cyo hagati, ubwo dufite umuyisilamu ufite kaminuza, twasaba kongeraho department tahasusu ku mashami asanzwe, mu tukongeraho ishami ry'iby'ubumenyi bwa Kisilamu. Ahasigaye ubwo ikiba gisabwa dukwana na za Azhari n'izindi kaminuza za Sudani n'ahandi na za Saudiya na za Uganda, bakaduha abarimu bujuje ibisabwa bigisha muri kaminuza, tugategurana hamwe. Nuvuga ngo ishami nk'uko harimo ikoranabuhanga, harimo iby'ubukerarugendo, harimo iby'indimi n'ibindi, hakiyongeraho n'ishami za Islamic Studies. Ubwo kaminuza yo yemereye kongeraho ishami, kandi ibyo nibyo byoroshye kurusha gutangiza university yose. Ibyo nanone niho biri kugana, kandi ari n'amakuru tubahaye afatika aho ibiganiro bigeze. Rero nagira ngo mbereke yuko ntabwo twicaye, ahubwo turi gutekereza, kandi inzego z'igihugu ziteguye kudufasha kugira ngo niyo kaminuza yacu izatangire ku bushobozi bw'Imana. Ari nayo strategic plan dufite muri rya genamigambi ry'imyaka 5, nibura yuko hari aho twaba tuzi icyo gikorwa ku bushobozi bw'Imana. Rero nayo kubashimira yuko abayobozi bashoboye mugaragarira nyine iyo habaye challenge, uko muzitwaramo, uko mushaka ibisubizo. Bavandimwe banyamuryango ugize inteko rusange, nagira ngo basoze babwira amakuru meza yuko mbere y'amakuru meza reka mbabwire birebana n'umusigiti wa Bwishyura. Nk'inteko rusange, umusigiti wa Karongi hariya mu mujyi, dufite Rubengera tukajyana na Karongi. Aho mvuga ni hirya, hose ni muri Karongi, ariko hirya muri Kibuye yo mu mujyi wa kera aho bita Bwishyura. Hamwe hari umusigiti wa etage, mwarabyumvise, ariko amakuru ahari nuko umusigiti wamaze gusenywa, wasenywe kubera igikorwa cy'iterambere ry'umuhanda. Hanyuma expropriation yamaze gukorwa nk'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda, ibarura igenagaciro ryakozwe ryanyuzwe mu buryo bwemewe, baranza gutanga ibiciro nk'uko bisanzwe, itsinda ry'akarere ka leta, natwe dushyiraho iyindi kampani yacu ijya gukora contre expertise mu buryo bwemewe n'amategeko. Bifite aho bigarukira, bagiye impaka, biba ari impaka ku rubanza, biza kurangira bihagaze kuri miliyoni 169. Ayo mafaranga rero yagejejwe kuri konti y'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda, ndetse mu rwego rwo kugira ngo ayo mafaranga acungwe neza kurushaho, twayashyize kuri konti yitwa RMC Project. Hanyuma ayo mafaranga ugategereje Abayisilamu bahari atwara abasuye, tubabwira bashaka ikibanza. Urumva challenge zirimo, umusigiti wari wubatse ku kibanza gifite metero kare zitarenze 300, zitanageze kuri 300. Ubu ngubu kugira ngo wubake umusigiti ni ukubona metero kare 5,000. Ubwo nuvuga ngo ni ikibanza cy'ikugishiro 20 kuri cyakeye. Bivuga ngo ayo mafaranga bishobora kurangira Imana idufashije wenda guza ikibanza gusa n'urugero. Ngo mwumve nyine challenge zibaze, ariko nyine nta kundi. Icyo twifuza nuko haboneka ubutaka bujuje ibisabwa, urahemewe, hanyuma umusigiti ku bushobozi bw'Imana uzaboneka inshallah, kuko
burya twebwe dukora ibyo tugomba, ariko Imana iyo abantu bagaragaje umugambi mwiza Imana ibatera inkunga. Rero amakuru nayo ngayo abayisilamu bahariya babaye bashakira aho bakodesherezwa babifashisha, hanabikwa ibikoresho byavuye ku musigiti. Hanyuma ariko hashyizweho n'itsinda ryemejwe n'abayisilamu bahariya riri gushaka ubutaka, twabasabye bazashaka ahantu hatatu hujuje ibisabwa. Ubwo nicyo kiri gukorwa mu minsi mikeya. Turifuza yuko icyo kibazo nacyo cyakemuka, nibura ubutaka bukaboneka n'inyigo igakorwa. Reka nsoze ku makuru meza rero, reka mbaha amakuru meza. Hija mwarayibonye uko yagenze, alhamdulillah. Turashimira Imana ko hija yagenze neza kandi cyane. Turashimira abari bayoboye hija, Sheikh Jamil, itsinda muri Baitul Mali, muri komisiyo y'imigenzo y'idini. Turashima inzego zose ubufatanye bwaziranze, ariko hija mu by'ukuri yagenze neza. Abahaji barishimye ko babigaragaje, karabikurikiye ntabwo twabitindamo. Amakuru iri handi rero turabashimira. Nagira ngo amakuru y'umusigiti wa Nyamata, naho murabizi hari umusigiti warangiranye wateje ibibazo, wubatswe nabi n'umufatanyabikorwa, ariko mu by'ukuri byarangiye bigaragaye ko umusigiti ukomeze utakomeza wa kera wari uhari, wari ugeze, byari bikiri mu ntangiriro ariko hari aho wari ugeze. Ubu rero dufite umufatanyabikorwa wo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, umufatanyabikorwa ufatika, aheruka hano twagiranye ibiganiro aza hano. Nagira ngo baha amakuru meza nk'inteko rusange yuko ubu imirimo yo kubaka umusigiti mushya wa etaje hariya igiye gutangira vuba, ndetse twamaze no gusinyana amasezerano kuri Minijist. Twagiyeho turasinyana kandi n'amasezerano uburyo twamuhayeho igice cy'ubutaka bufite metero kare 4,500 hari, bitewe n'ibikorwa nyine ubunini bwabyo ashaka gukora. Iyo mvuze ngo twamuhaye ubutaka ntabwo ari ukumwandikaho, ndavuga aho twamugeneye aho azubaka. Rero harimo umusigiti wa etaje, harimo ibindi bikorwa mu cyiciro cya mbere. Hazaba harimo umusigiti, parking nini n'ubwiherero n'ibindi, hari ibicumbi bya imamu, harimo n'ibiro by'inzego z'umuryango w'Abayisilamu. Harimo muri faze ya kabiri harahazubaka n'igikorwa cy'ubucuruzi hariya muri buriya butaka. Ubwo ni igice gitoya twamugeneyeho, murabizi ko dufite hegitari hafi 3 hariya. Ari n'amakuru meza nabaha. Hanyuma rero mu minsi mikeya inshallah aratangira kubaka, kuko n'uzubaka rwiyemezamirimo bakoranye amasezerano y'uburyo bizakorwa byose ku bushobozi bw'Imana. Bizarangira amezi 6 nibwo biteganyijwe ko bizarangira. Mbonereho kongera kubifuriza ikaze muri inama y'inteko rusange, nabifuriza kuza kugira inama nziza igira ku myanzuro myiza ikomeza kubaka umuryango mugari w'Abayisilamu mu Rwanda. Abamboneyeho gutangiza iyi nama isanzwe y'inteko rusange ya Rwanda Muslim Community. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.